Umurakeye kumwe wa mukobwa wanyu bakunda, wa mukobwa mukunda, wa mukobwa ubahiriza ibyiza mu gihe mubikukeneye. Mbashije mbere na mbere mbanjije gushimira buri wese wakanze subscribe, wowe ureba video zacu, we wumva inkuru zacu, aho uri mu modoka, aho uri hose mu buzima busanzwe. Tugeze kuri pati ya 5 y'inkuru yacu yitwa ngo life is not balance. Murakeye kumwe na Audio Ingabire akirukanyamibwa wize Mugwanezero Lance Baby Laura. So twasize ku kibuga cy'indege byakomeye, aho Fanny yari amaze kwikubita hasi akimara kubona Fizz. Wakibaza ati nihe mpamvu yari yikubise hasi? Ariko burya Fanny yarebye Fizz ahita amumenya. Umuntu wagiriye nabi ntabwo ujya ubasha kumwibagirwa, wenda bo wagiriye neza bo wabibagirwa, ariko umuntu wahemukiye ntabwo ujya ubasha kumwibagirwa. Fizz yaraje nk'umuntu w'umudokiteri afata Fanny amwinjiza mu modoka, arangije amujyana kwa muganga aramwikurikiranira. Fanny ubwo yavaga muri koma, yavuye muri koma ari kuvuga ati ariko mana kubera ikinyanga umuntu ndahemukiye kuko niwe naje gusaba ubufasha. Fizz ntabwo yigeze amenya ibyari byaravuze ati okay, buriya wasanga ari undi muntu yarabonye ku kibuga cy'indege nta wamenya, buriya wasanga ntazi ibyari ibyo. Umukecuru nawe ati Fanny wari wabaye kifana ati mukecuru iki byanjye nibirebire, ibyanjye ni amabanga, ibyanjye n'ibigari pe, ntawabasha kubyumva ngo abisobanukirwe, gusa nashobewe numiwe ndimo ndumva agahinda kari kunyica. Umukecuru ati kandi se bigenze gute? Fanny ati mukecuru ibyanjye nibirebire. Ati rero kera iwacu tugikize. Umukecuru ati kagira inkuru ngaho mbwira byagendaga gute? Ati hari umuntu wigeze kuza mu rugo aje gusaba ibyo kurya, hagaruka iwacu twari tubibuze. Narabimwima ndetse wenda namutuka ibitutsi bikomeye cyane, natunguwe no kumubona ku kibuga cy'indege. Umukecuru ati uzambwire tujyane njye kumusaba imbabazi. Fizz we ntabyo yarazi. Fanny ubwo yavaga muri koma amaze kuvurwa, amaze gukira, Fizz nawe yari yaragiye mu rugo iwabo, yaragiye agurira umukecuru w'inzu, aragenda agurira n'impano Fanny y'inzu. Nawe nk'umukobwa witaye kuri nyina aravuga ati uyu mwana w'umukobwa nawe yitaye kuri mama wanjye bankunze mu gihe abandi bari banyanze, nawe kwiriye inzu pe. Yaragiye agura inzu, arangije agura inzu ebyiri, aravuga ati umunsi Fanny azava mu bitaro nabonye ari n'umukobwa mwiza, nzamuhereza inzu umupropose ko njye nawe dushobora kuba twana abana. Ariko Fizz yatekerezaga izina Fanny yese agatekereza ati ko ntabwo bishoboka ko ari wa mufani wanyuma ibyo kurya, ariko uriya ntabwo ari we, uretse ko ari umwana wo mu bakire hano hirya. Ati uriya ntabwo ari we. Fizz yakomeje kwitwara neza, ndetse yewe Fanny yaratashye agera mu rugo, umutima nama uramubwira ati uzabiceceke, uzabigira ibanga, ati bizase nkaho wenda wabyibajije. Kugira ngo ugere ku nzozi zawe ugomba kwirengagiza ko wowe Fizz wamumenye. Fanny kuko yarihanganye yarabyirengagiza. Umunsi umwe ubwo Fizz byari mu gitondo, yarabyutse aravuga ati reka njye gusura ariko ba bantu bari bambwiraga ko batajya bafasha abakene, ndebe ukuntu babayeho. Yaragiye n'umutima mwiza cyane, n'umushuti we wari utuye aho ngaho aravuga ati ngiye gusura mwarura rugo. Umushuti we ati nose ugiye gusura yonde? Undi nawe ati njye hari agakobwa kabaga bashaka yigeze kunsuzugura kanyuma ibyo kurya, mbwira Imana ati Imana uzamfashe nzabashe kuba mfite ibyo kurya, ngiye kugahereza 5,000 nyereke ko nkaruta. Umushuti we ati burase ntibimutse ko mbere ko umukobwa aragiye gukora mu rugo rw'umuntu mu rugo. Fizz ati Fanny se yajya gukora mu rugo rw'umuntu? Undi nawe ati ego cyane rwose yagiye, ahubwo se buriya ushobora no kuba umuzi? Fizz ati ntawe nzi. Undi nawe ati uramuzi no kuba utabyitayeho. Murakoze cyane mwari kumwe na Audio Ingabire. We have next party tomorrow. Ese bizagenda gute? Fizz azamenya ko Fanny ari we wabo? Bizagenda gute? Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.